Inkuru ibabaje cyane kuri Ismael Mwanafunzi, tuzi ukora ibiganiro, documentary, ibiganiro by'ubukungu, politike n'ubumenyi bw'isi, wakoraga ku itangazamakuru kuri televiziyo Rwanda, radio Rwanda n'izindi radio zajyaga anyuzaho ibiganiro byiwe. Mwanafunzi tuzi ukora ibiganiro nk'ibyo, twese tuzi ese niriyo kose yaba yakoze agahabwa igihano kibabaje nk'iki ngiki, nawe ari wowe byakubabaza nk'uko ugiye kubyumva, nawe byakubabaza kuba waramaze igihe kinini uvunika ukora utegura ibintu byawe, nyuma na nyuma ibyo waroye byose bigahinduka zero, ugabwa igihano gikomeye nk'icyo ngicyo. Mwanafunzi nk'uko tubizi nta kosa ari ikosa yakoze, igihano cyavuyemo nuko yaje kubura aho yanyurizaga ibiganiro byiwe. Muri make YouTube channel yiwe yabaje kuba yabura burundu, irasibwa burundu kubera ikosa yakoze byatumye channel yiwe isibwa burundu. Reka turebere hamwe ibintu byateye kuba yahabwa igihano nk'iki ngiki, akabura channel yiwe yamaze igihe cyose akora, igihe cyose twamwumvaga cyose, channel yahereye kera yubaka, muri make yakuragaho umugati. Mureka turebere hamwe icyateye ibi byose, n'ubyo byose byatangiye n'impamvu nyamukuru ishobora kuba bitera. Muhawe ikaze kuri iki kiganiro, mbashimira kuba mukurikira. Ubu ni nk'ubusanzwe ibijyanye na YouTube, iyo udakurikije amabwiriza yayo, ukarenga ku mategeko yayo, ugakora ikosa, uhabwa ibihano byinshi bigiye bitandukanye, aribwo uhabwa igihano cy'uko utazongera kwinjiza amafaranga, channel yawe ikagumaho ariko nta mafaranga wakongera kuyinjirizaho, cyangwa se ugahabwa ikindi gihano y'uko utazongera kuyikoresha mu gihe gihwanye n'amezi 3. Igihano cya nyuma na nyuma nuko channel yawe itisibwa burundu, nta n'umuntu wayibona. Ibiganiro byose wakoze, natwe twagushakaga, twagukundaga, twaza kureba ibiganiro byawe, tukaba tutabasha kuba twabona ibiganiro wakoraga. Iki cyaba cyabiteye rero, guhera kuva ku itariki byatangiye ubundi kuwa 15 Kanama 2025, nibwo abakunzi biwe twayaga gushaka channel yiwe tukayibura, tukibaza icyo cyabiteye, tukibaza aho yagiye, tukajyana bimwe bisanzwe kumwe muri make muri rusange aba content creator bagenda bakabura, ariko bikomeza gushakishwa, channel yiwe irabura burundu. Ari ukuntu umuntu yajyaga pininga link yiwe ku mbuga ziwe, ariko ngubu twaje kubicukumbura tuza kubona yuko channel yiwe yasibwe burundu kubera ikosa yahawe na YouTube, yakoze ahabwa igihano na YouTube. Ubundi byatangiye muri iriya minsi Kongo, abantu bavuga kuri politike, by'umwihariko YouTube yabijemo cyane, irabigenzura cyane, by'umwihariko noneho kubavuga ibijyanye n'intambara, cyane cyane izo muri Kongo, bavuga kuri wa mutwe mwese muzi cyangwa benshi mujya mwumva ya nyuguti 23, kikaba kizira rero. Kongo bivugwa yuko Kongo yagiye ishaka uburyo yegera YouTube, ibwira yuko hari bamwe na bamwe bari kuvuga yuko bashyigikiye intambara yo ivugwa muri Kongo, bayishyigikiye, bityo itanga urutonde rw'amacano cyaba abivugaho cyane, by'umwihariko batanga urutonde rw'amacano ko mwe wumvaga amacano bari kugenda bayasiba umusubirizo, bayasiba, bagasibwa, akaburirwa irengero, akagenda asibwa. Rero kubwa video Mwanafunzi aheruka gukora ku biganiro, bizi ko agiye bavuga kuri Kongo cyane, kuri iriya ntambara ya nyuguti ya 23. Kongo ikimara gukora ibyo ngibyo, YouTube yagiye ibijyamo cyane, by'umwihariko amacano amwe namwe arasibwa burundu. Niyo mpamvu usanga n'abagikora ibiganiro bivugaho, usanga ari ukuntu bandika iyo nyuguti bakongeraho n'indi mibare kugira ngo base nk'abayobya uburari, ariko icyo nicyo Mwanafunzi yabashe kuba yazira, nicyo gihano yabashe kuba yahabwa. Inkuru ibabaje, ibaze nawe ariko kuba waramaze igihe kinini utegura ibintu byawe, gukora documentary, ushakisha amakuru hirya no hino kugira ngo ukore inkuru yuzuye, bikuvuna kuriya, by'umwihariko ari hamwe mu hantu wakuraga umugati, nyine byagufashaga mu buzima bwa buri munsi, kuko ni nk'akazi, kuko ni akazi, n'uby'umwihariko n'ubundi ni akazi yakoraga
kandi YouTube yamwinjirizaga amafaranga atari makeya. Urumva ni igihombo gikomeye nawe ari wowe byakubabaza kuba watakaza akazi kawe, imvune warushye ukora kugira ngo ugere aho wari ugeze. Yakurikirwa n'abantu barengaga 412,000, yari imaze kuzamuka by'umwihariko yarakoze video zirenga 1000 izo yaramaze kuba yashyira hanze. Inkuru ibabaje cyane nawe ubwawe yakubabaza. Reka mbabwire ati tumusabire muri comment wandike ati Imana imufashe cyangwa se wandike jobless to Mwanafunzi kuri Mwanafunzi. Ndagushimiye kuba wakurikiye kino kiganiro. Muri make nyine Kongo yatanze amafaranga kandi nyine yarishyuye cyane, itanga amafaranga afatike kugira ngo ibyo bintu babikurikirane by'umwihariko, kandi nyine akubise ifaranga haroroha. Mugiriwe byiza rero, dusabira Mwanafunzi channel yubashe kuba yagaruka. Nibyo birashoboka yuko channel ishobora kugaruka ko ari aho zisibwa zikagaruka kubwo amahirwe y'Imana. Ariko mugiriwe byiza, ikiganiro gisharinga abandi bantu. Murakoze kwa mudukurikira, ndabashimiye.